urumva harandi nandi ma equipe yagiye aza yose azahangana na Rayon ikayakubita kugeza akakanya nko muri no myaka 30 ninga ishize bayiri ibikombe 23 ariko Rayon ihora ngo ari Rayon Sport. So bavuze uyu mugabo Tadeo ndetse n'abagenzi be barimo bamuvunye bavuze ati reka dufata akanya nibyo dukunda ikipe ya Rayon twaje dukora ibintu byinshi kugira ngo Rayon tuyivane ku rwego rumwe tuyigeze ku rundi, reka tujye kwigira kubeza cyane muri East Africa kuruta abandi. Bahise basanga ikipe ya Wananchi ya Yanga bari kumwe na Engineer Health, bari kumwe n'abagabo bose bagiye babyibushye babajyana mu bubati, urumva babajyanye mu kabati k'ikipe yarebye ngamaso ararebye ibikombe baramasara aragati muri za marinette nuko byaramba bamweretse ibikombe, urumva nyuma yo kumwereka ibikombe aravuga ati si ibikombe mwuka byaramwe babajije ati ntago harimo ibyo mwaguze ati ibi bikombe mwabitwaye ryari ko bigwagira ngo ni nibigurano, urumva aravuga ati ariko ntago ndanyurwa baramwereka none bamwereka champion yabo bihe byose 2021 bakoze nk'ibintu byinshi match zose bagiye bakubita umufururizo 5-3-2-1 bakoze unbeaten ahubwo hari muri ya saison avuga ati reba ibintu twagiye dukora Rayon Sport hari saison muri za kwa tukira abana ariko Rayon Sport igeze gukora unbeaten hashoka cimo nk'inda nka 15 gutyo Rayon Sport yarabikoze ariko urabona kubera yuko nta office cyari gihari ngo dushyire hiyo mibare twakubisa peri 4-0 twakubisa za trako 3-1 dukubita ibyo byose ntago babishyizeho ariko mu byo bari bagiye kwiga murabizi neza ko mu minsi ishize Rayon Sport yabonye ubushobozi bwo kugira ngo itangire gukora nka kampani ikomeye muri champion muri business zo mu Rwanda, ni kampani yemeye mu Rwanda. So baravuga ngo Rayon Sport byonyine ni goodwill, ifite brand name ishobora kugufasha gucuruza, ifite population y'abafana bayikunda, tekeza ko abafana ba Rayon Sport bajya bigurira abakinnyi kugeza akakanya ejo nibwo twari turi kubara amafaranga turimo kubara miliyoni zirenga zingahe zageraga muri 18 ku munsi w'ejo tutarashyiramo aba diaspora tutarashyiramo iki baravuga ati yatanze ibintu byinshi baravuga ati niba ikipe ya Rayon Sport sibyo urumva barimo harimo kwibazwa ngo koko niba ikipe ya Rayon Sport ifite abafana bashaka gukora nibikorwa nk'ibi inyuma y'uko kugura umukinnyi nyuma y'uko bishyura amatike ya saison yose nyuma y'uko bakora ibiki byose baravuga ati reka dukoreshe ubu bushongore n'ubukaka ibi bigwi byacu tujye kwigira ku ikipe nini. Niyo mpamvu n'abantu bagabo barimo ba Health harimo ba secretary general ba Yanga ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bicaye babazanira ibitabo babereka apakuru cyangwa se babereka ubunararibonye bw'igihe kirenze imyaka 20 n'ingahe barimo gutegura umupira wabo. Tadeo yagiye arareba aracejeka aburi kintu avuga ariko buri kantu agakota, urumva buri kantu agakota abo bajyanye abaruzi bose uburyo barimo bateza amatwi bya bindi byo kuvuga ati ariko natwe muri Rayon twaratwitse twakoze ibi nibi babaye batuje. So no kuvuga ngo bagiye kuza bafite gahunda yo kuvuga ngo niba koko Yanga yari yubatse mu myaka igera muri 20 bakabasha gukora ikipe imeze uko nguko irimo gukonkeringa muri Champions League bitari muri Confederation ibyonyine irimo kuzana abakinnyi barimo ba Aziz Ki, urumva irimo kureba uburyo abakibareze ba Aziz Ki nabo babazana. Ikipe ya Yanga ni ikipe imaze kugira ubushongo n'ubukaka n'izina rinini cyane mu mupira w'amaguru muri Afrika. Record yo kuba yaragurishije umwataka uhenze amafaranga abagurishije no mu Kongomani Clara Fiston Mayere amafaranga asaga miliyoni y'idolari. So urumva rero ne equipe itoroshye na gato. So ibyo byose nyuma y'uko bamaze kubiganiraho biragaragara ko uyu mugabo naza kuza hari byinshi cyane araza kureba uburyo bwo kubikora kucyo ntekereza kimwe mu bintu muri Yanga araza kwakura kandi twabonaga cyaburaga mu ikipe ya Rayon Sport no kuba niba no kumenya yuko imirimo ibiri yananiye impyisi sibyo, niba uri umuyobozi ushinzwe coordination sibyo ushinzwe responsibility ndetse no kugira ngo be spokesperson persons ko hari ibintu Robin atavuga ariko nka president yajyari akavuga yes kuko abizi neza afite n'uburyo abihandurira akavuga ati byagenda gutya kuko atekereza ati ejo nzakora iki sibyo. Hari muri ibyo byose rero mu byarimo kubara aranavuga ati none dushobora kubakana amanene cyane cyane ko Rayon Sport igaragaza ibimenyetso byo kwishobora gutangiza ama academy ishobora gukora ibiki bafite ikipe z'abakobwa ariko ikintu kisa nk'ikiburani organisation bigaragara ko kimwe mu binagomba kwigira hangaha ni ukuvuga ngo niba hari abashinzwe staff technique turabashyira abatekinisiye barajya hariya akazi nikabananira muri audit tuze kwabaza ngo iyi saison mwakoze iki cyangwa se mbere yuko mutegereza saison kwirangira bamwe babashimire. Ikindi kintu bagomba gukora nanone ni mu buryo bwa recruitment. Twamaze kubona yuko Rayon Sport ifite uburwayi bukomeye cyane yuko ari ikipe igurirwa n'abanyamakuru. Nibyo abanyamakuru umupira tuba muri ubuzima bwa buri munsi tubamo ariko dushobora kuba twe twababeza cyane mu gutanga ibitekerezo ariko nanone sintekereza neza yuko twababeza bo gukora ku kazi cyane cyane kusanga benshi tutanagafite
mu nshingano muri ayo ma equipe muri ayo ma equipe akomeye. So kimwe muri ibyo bintu rero nka equipe ya Rayon Sport urabona ko ni Tadeo ari muri Tanzania ayeretswe ibyo bintu byose. Ndize ndashidikanya uko abafana ba Rayon baraza kuba bishimye cyane nitubona koko ino runo ruzinduko yakoze, ino delegation yakoze n'abamwungirije bagiye kureba uburyo babasha kugira ibyo bigira kuri Yanga nibizanga bakimplementing ikintu gikomeye ku kintu kimwe ndana nasaba n'abareyo cyane cyane yuko nanjye nkunda amakipe arimo bururu n'umweru. Espoir niyo kipe yanjye ya mbere ariko rero niyo kipe ya kabiri. So kimwe mu bintu nasaba abafana ba Rayon Sport, Espoir yambara umweru n'umutuku n'umutuku n'umweru no agakurikiraho umweru n'ubururu niyo kipe nkunda cyane. So no kuvuga ngo rero kimwe mu bintu nasaba abafana ba Rayon Sport no gutanga akanya bakemera neza yuko n'umujyi wa Roma ntago ugeze ubako umunsi umwe. Niba koko ari ibibazo bikomereye yanyuragamo byo kwibaza ngo ese tuzishyura umukinnyi gute, ese uyu mukinnyi harimo n'aya magambo, uyu muntu araje aravuze ati nka Didi akaza akavuga ati ariko buriya uzi ko igabe buriya ya mafaranga mwari mwohereje kugira ngo aguremo umukinnyi yaguzemo Juju kugira ngo abagire ibipapuro nimuzajya mumubona mujye mwita mwibagirwa ibibazanye ugasanga ibyo ngibyo muri Rayon Sport twabonye ari ibintu byabikora. So Rayon Sport kimwe mu bintu igomba kuba professional cyane cyane ko ari ikipe nini muri iki gihugu nkuko natangiye bivuga niyo kipe buri kipe yose iza yaba inshyashya yaba ihamaze igihe yose ibyira ngo ihangane na Rayon. So kugira ngo iyo legacy yabo ibyo bigwi bya Rayon Sport urwo rukundo abafana bayikunda bagiye utuntu tumwe baza gukiriyaringa. Ndize ndashidikanya ko ndumwe mu bantu bakeya babashije kuvuga kwemeza ndashidikanya yuko icyemezo cyo kugira Rayon Sport kampani yemewe mu gihugu cy'u Rwanda ari umushinga munini uzayigirira umumaro kurenza uko abantu benshi babibona ko nyembere ba muri context ya business. Ikindi ikintu ngiye nshimira uyu President Tade ubona ko ni umuntu ubona ko ibintu byabaye umwaka ushize bashobora kuba barabikuyemo isomo kandi ukareba ko kuba uyu mu President wa ntuza wa perezida wa Yanga uno mugabo bita Harris Saidi ubona ko ni umwe mu bagabo bari flexible cyane, ubona bazi gukomunika bazi kubana kandi Rayon Sport nka equipe ifite ikintu ihuriho bura na Yanga ni equipe z'abafana zikaba equipe z'abafana kandi noneho ukabona ko niba Yanga yo ubwayo ari ikintu kinini Rayon Sport yayigiraho. Rayon Sport ni ikintu kinini yakwigira kuri Yanga kuko Yanga ni equipe yamaze kwibrandinga irabanza irismetinga umupira wa Nyafrika. Umunsi none tubaze big giants zo muri Afrika tubaramo Yanga nayo ibeni hafi cyane. Kandi niba Yanga yemera kwicara ku meza ikaba ihari ibyo yakwereka Rayon Sport yayigiraho ntekereza ko Tade hari abatekereje neza. Niba Tade ashobora gufata urugero akavuga ati tujye kugira kuri equipe nka Yanga equipe buriya nta kindi kintu abagiye kwiga ngo ese ubundi inzego z'ubuyobozi za equipe kugira ngo ikomere zubakwa zite ni hari handi uzajya kubona ukabona hari imyanya runaka ejo bundi ukabona Rayon Sport imyanya itanze y'akazi ikavuga iti hari umuntu waburaga muri uno mwanya ikipe bigiye kubereka ukuntu ubuyobozi bwubakwa recruitment zikorwa zite abakinnyi bakurikiranwa bate ibyo byose ubona ko Rayon Sport iyi ntambwe ni sawa. Ikindi kintu Rayon Sport ikwiriye gukora duhora tunavuga buri munsi Rayon Sport ikwiriye gufunga twatudirishya tw'abantu bayihereza inama za buri munsi kuko Rayon Sport ifite abantu benshi buri wese ashaka kugiramo ijambo muri ushobora kubona ukabona nanjye nditatuye ngiye kuyihina nawe aka kanya twicaye kuri no mikoro ushobora kugira Rayon Sport inama njye numva ngo yarimo ukumva ko kuri radio runaka ngo umunyamakuru kugira inama ngo perezida wa Rayon Sport cyangwa ngo wenda utuzana reka nkwereke twe tujangaha tuba tuganirira audience ndetse ko izo message zijyana kwa abayobozi twe tukavuga uburyo tubibona cyane cyane ko tuba mu buzima bw'umupira bwa buri munsi. Icyo cyo ntago ari ikibazo abo nyuma y'ibyo ngibyo uri gusohoka mu kiganiro ugiye kujya kumwereka uburyo ikipe agomba kuyubaka ariko ntabashe kubanza kumubaza nyuma yuko muri gukora ibingi ibintu he mugambi mufite. Ikintu kimwe nge nakushimira kuri President Tade ko bigitangira hari nge ntemeraga neza ibintu nabonaga abana basaza batwaraga nuko Tade mu bintu yavuze ati nge Rayon Sport ngiye kuyifata nyisubiza icyubahiro cyayo ibikombe biri nari nabemerese zishize uyu mwaka ni umwaka wanjye. Abantu benshi baravuze ati Rayon Sport iri kuranirwa guhemba bamuhire Keve nta muntu utari kwisaba umushahara nibyo barimo kugura abakinnyi bagafropinga ubuse bigenze bite. Yaza ko ari umuntu atari wa mugabo urindi ijambo rye yari kugenda akavuga ati ibintu byanshanze ariko koze iki nyuma y'ibingibi byose afashe initiative yo kuvuga ngo niba mfite umugambi ariko reka njye kwigira kubeza kundusha yabona kujya muri Tanzania. Ni igitekerezo cyiza kubera ko ntago ari Rayon Sport yonyine yo mu Rwanda itekereje kujya kwigira muri Tanzania kuko miriko ko mu minsi yashize delegation imwe abayobozi bamwe ba body ya league ya Rwanda Premier League bagiyeyo kwigira kuri championnat ya Tanzania. So kuba bafata bakareba bakavuga ati ikipe yacu ijya gusa n'ikipe nyine urebye mu fan base turahuye ariko se bo byagenze gute kugira ngo bahuze abafana
n'umupira kugira ngo babashe kuba bageze aho bageze so ni ikintu kiza ku ikipe ya Rayon Sport kuko ni ikipe igira abantu benshi bayishigikira baba hirya no hino nabo barabizi ko nta mu bantu ngo 10 ngo umwe ngo rwose ngo bari umureyo ngo mu bantu 10 mu bantu 10 batanu n'abareyo nta kibazo niyo 10 bose baba ari abareyo sibyo gusa icyo nandi kugira ngo mbabwire ni igitekerezo cyiza baba bagize cyo kuvuga ngo tugomba kwigira kwemera kurushwa ukemera kugira ngo umuntu kurusha hari icyo umwigiraho n'ibintu byiza so rero kuba ikindi kandi wanavuze nuko bazaza gukina kuri Rayon Day ikipe ya Yanga nabo bazaza mu Rwanda nabo bazagera ibikorwa bimwe na bimwe bakora bazasura nyine hari ibikorwa byinshi n'abakinyi babo yes hari ibikorwa byinshi bazakora kumwe ni equipe so ni byiza kuba president wa Rayon Sport yabanjeyo none abashitsi bazaza bumva bisanzwe ariko Elvin uribuka ko sezo yashize ikipe ya Yanga n'ikipe ya APR hari ahantu bafite ibuye ry'ifatizo yes hari n'uruzinduko nyine engineer health yaje ahura n'abayobozi ba APR ritari ikipe shaka ari mu makipe azibukeye umubano no kuvuga ngo ikintu cya mbere kimwe ntago ari nakiriye umubano ko twese turabizi neza biranoroshye muri 2004 Jacob ubita ni Jacob Mule watozaga APR wa mugabo munya Kenya watozaga APR uraza kumfasha kumwibuka yitwaga Jacob afite irindi zina icyo gihe APR rifite ba Jimmy Gatete ba Jimmy Mulisa yajyaga ikubita amakipe ikipe ya Yanga gakubita na Simba muri 2004 gutyo 2004 icyo gihe niyo biteranya bombi Simba na Yanga ntago bari gupfa kuva mu ikipe ya APR ikipe ya Rayon yakubitaga Yanga uko ibishaka muri Sekafa uko ibishaka kugeza no muri 2008 Rayon Sport yagikubita Yanga bitewe uko none ntibajyana hura imikino myinshi ariko ugiye kubara imikino bagiye bahura Rayon Sport natsinze inshuro nyinshi bivuze ngo niba Rayon Sport bizi neza yuko icyo gihe yafataga Yanga ikayikubita ikanekuramwe abakinyi icyo gihe uyu munsi kaba Yanga yarayisize intambwe zingana uko nguko biroroshye cyane yuko nkuko abivugaga you have to learn from the best urumva abeza kukurusha ugomba kubigiraho kandi nekereza ko ni intambwe nziza cyane ko twagiye tubona abandi bayobozi bagiye batandukanye bagiye bayobora n'ama equipe ariko intambwe kujya mu gihugu cya Tanzania cyamaze kudusiga kubijyanye n'umupira w'amaguru ukajya kugira utuntu wigira kwa bari abagabo ni ikintu yaba umufana wa Rayon yakwiye kwishimira ndetse na yaba umufana wa Rayon ndetse n'umupira w'amaguru muri rusange iwacu ni ibintu byiza cyane ko niba ajya kwiga koko niba agenda bagakora uruzinduko ari ukwiga bakaza kugira ibintu bakosora according to what they saw there biraza gufasha equipe ya Rayon Sport kugira ngo idufashe kugira ngo ko Rayon Sport urigiri hejuru umupira wacu no buri hejuru ndagira ngo murabizi cyane buri hejuru urebye muri rusange kirekani bari wenda tukira kure Yanga umunyezamu bita Ntwari Fiacre ashobora kuba yakerekeza niko birimo kuvugwa uyu yakinaga ikipe ya Kaizer Chiefs mu kino 11 yafashe yamaze gutsindwamo ibitego 7 bahita bamukora mu izamu gusa mbere yaho yari yavuye mu ikipe ya TX Galaxy uno kubikurikirana tukarebera hafi ariko ikipe ya Yanga ishobora gushya ko Fiacre nago ngiye mwemera ko ajya gufatira ikipe ya Yanga African ahantu Fiacre byasa nkaho bahise bamusuzuma mu ikipe ni match South Africa kinyemo n'Amavubi akigera muri South Africa abafana ba Kaizer Chiefs batangiye gusa nkaho bamutuka batangira nyine kumuvuga nabi kugeza yari umunyezamu wa mbere yagiye hari na match yagiye abafasha bagarura mu mukino ariko igihe South Africa kinaga n'Amavubi nibwo byatangiye gusa nkaho batangiye nyine kumuca intege kumutuka nyine kumubwira nabi so bimugabanyiriza forme yari afite ntabwo Ntwari Fiacre ari umunyezamu mubi kubera ko yavuye mu Rwanda ari amakipe yo mu Rwanda mwifuza agira amahirwe yarakomeye ariko nta nemwe yafatiye ariko ni umwana yavuye mu Ntare Fiacre atizwa ajyanwa mu ikipe ya Marine ava muri Marine araza ajya mu ikipe ya AS Kigali AS Kigali yari komeye icyo gihe ubyibuke kuko yabuze igikombe inshuro ebyiri zikurikiranya izari ya kabiri ku ikipe ya APR Ntwari Fiacre yamwe mu banyezamu beza kandi n'ubu ni umunyezamu mwiza dufite ni umunyezamu usanzwe ngewe icyo mbona mu by'ukuri ntabwo umuntu yakora kariyeri professionnel imyaka 2 muri Africa y'Epfo muri equipe nka Kaizer Chiefs ni Buraya ariko barazikora ni ile equipe kinira ya Kaizer Chiefs yakinira abanje muri TX Galaxy urumva ntabwo umukinnyi yakinira muri equipe nka TS Galaxy aje muri Kaizer Chiefs akoremo imyaka 2 ari umuzamo umuswa kandi yari na titire muri equipe y'igihugu wenda birashoboka ko wenda za dropping namwe ndashaka kubitinda amagara mu ikipe y'igihugu Amavubi n'abazamu bafite Ntwari Fiacre ko yajya muri Yanga nuko nta yandi mahitamo y'abafite gusa no kujya muri Yanga abayemeye kujya kwicara ku ntebe kuko bafite umuzamu bita Djigui Diarra akaba